السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro ye muheze, imbabazi ze n'ibisakare ku ntumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye iyo nzira n'abazayikurikira geza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Abavandimwe, nyuma y'ibyo dukomeje ibiganiro byacu byerekeranye n'amateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duheretse kubona ko yari amaze guhabwa itegeko ryo gutangariza abarabu n'isi ubutumwa yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala ku mugaragaro. Tubona ko ababwitabiriye uwo munsi bakurikiye ijambo yari abahamagariye hariya ku Safa, bahavuye bamwe bemeye, abandi bashidikanya, abandi bahakana, ndetse twanabonye ko bagiye gutegura noneho uburyo bwo guhagarika ubutumwa bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, cyane cyane bari babuhakanye. Tuvuga no ku mpamvu zatumaga babuhakana. Mukuri atari impamvu zo guhakana ubutumwa nyirizina kubera ko bwari busobanutse, ariko impamvu ari impamvu za muntu ku giti cye, ibyubahiro, umuco n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi reka turebere hamwe noneho Rasul sallallahu alaihi wasallam akomeje gutanga ubutumwa, byagenze gute. Nibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam nubwo yabwiwe Abu Lahab ngo ibi nibyo duhamagariye, uko koramawe ugacika we ukabura umuryango, ntibyabujije Rasul sallallahu alaihi wasallam gukomeza ubutumwa. Yarakomeje aragenda ahamagarira abantu b'Islamu, ajya mu miryango atumaho, ndetse na bamwemeye bamwe nubwo batigaragazaga, ariko hari bamwe bigaragazaga mu buryo butigaragaza cyane, bakagenda bakwira abantu bizeye, abantu bazi b'inshuti zabo, b'imiryango yabo, bakabumva. Rero bamwe bakemera, abandi bagahakana. Ibi byatumye rero abantu cyane cyane babandi bahakana bahaguruka barwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barwanya nabo bari baramenye bamwemeraga, babatoteza mu buryo bwose bushoboka. Gutoteza ukwako kwari mu ngeri zitandukanye. Rimwe na rimwe kwabaga kuri gutoteza mu bwenge, bakabatoteza babatuka, babereka ko ibyo bavuga ari ibyo busazi, babereka ko ibyo bavuga atari byo, bagatoteza abantu ku giti cyabo, ku mubiri, cyane cyane nk'abari abacakara, abagaragu babo, abakozi babo babamereye nabi cyane. Abari babatunze babamereye nabi cyane, kubakubita, kubagirira nabi mu buryo butandukanye. Hari gutoteza Rasul sallallahu alaihi wasallam ubwe. Hari nk'abantu bazanaga ibintu by'imyanda bakabirenza urugo rwe, kugira ngo ntasohoka, bari byo bya mbere abona. Hari ndetse bageragaho bakanamufata no ku mubiri rwose, bakamumerera nabi, bamukubita, ari nako bamubwira amagambo mabi kubiyemo ibitutsi bitandukanye. Hari ubutumwa bwabwo noneho
kubusebya no kubutuka. Ubwo rero nyine n'amagambo ya Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam yabasomeraga n'amagambo Allah yamubwiraga kubabwira yandi ariyo twita hadithi cyangwa sunna. Ayo bakavuga ko rimwe na rimwe ari ibisigo, ubundi bakavuga ko ari inkuru z'abakera zo kubeshya, ari imigani gusa itagira kivurira, itagira ukuri. Abandi ubundi bakavuga ko ari uburozi butandukanya abantu bibaniraga neza, ubundi bakavuga ko ibikubiyemo ari ubusazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uburyo bwose rero bushoboka bwo gutoteza Rasul sallallahu alaihi wasallam bamwemera bari bafite, barabukoresheje. Bwari bwinshi cyane, wenda hari igihe tuzagenda tubugarukaho rimwe na rimwe, ariko ntibyabujije abantu kwemera idini ya Islamu no kuyijyamo. Gutoteza ntabwo byabaye impamvu yo kubuza abari baririmo kurikomeza, nta nubwo byabujije abatari bayirimo kuyinjiramo no kuyiyoboka. Mu bantu bagiye batotezwa ku giti cyabo harimo Bilal bin Rabah. Uyu nguyu ni umwirabura wakomokaga muri Ethiopia, yari umugaragu cyangwa umucakara kwa Umayya bin Khalaf. Yaramutoteje cyane amaze kuba umuyisilamu cyane, ariko bitavugwa. Kubitwa, gutukwa, kwari umwirabura, gutukwa, kwari umucakara, gukubitwa inkoni z'amoko yose. Ariko noneho bikagera naho bamufata bakamuzirika ku farasi. Murabona biriya bihugu by'Abarabu ubundi ni imisenyi, ntabwo ari ubutaka nk'ubu bw'iwacu. Bakabufuzirika ku farasi amaboko, bakagenda bamukurura mu mihanda ya Maka mu bushyuhe muri uwo musenyi. Ubundi bigeze kumufata bamushyiraho urubuye runini ku gituza, baruhondagura, rumushiriraho ngo urasubira ku dini ryanjye, urasubira ku dini ry'abasogokuru. Bilal bin Rabah hamwe no gutotezwa nk'uko kose, ijambo rye ryabaga rimwe gusa, ahad ahad ahad. Ati Allah ni Imana imwe, Imana ni Imana imwe, Imana ni Imana imwe rukumbi rwose. Ubundi akabura ubwenge, agatakaza ubwenge rwose, akabaho nk'uwapfuye yaguye igihumura. Yagarura ubwenge bakongera akamusubiza kuri iryo totezwa n'ibindi bihano bitandukanye, kugeza igihe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, iriya nshuti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nkuko twigeze kubivuga ko yari umucuruzi, yari umuntu w'umukire, agiriye kwa Umayya bin Khalaf akamubwira ati uyu muntu nkamukuguraho rwose. Umayya abanza kwanga, ariko ageze hamwe yeretse amafaranga menshi aza kwemera. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu agura Bilali, akita amurekura, aba umuntu wigenga. Bituma rero akomeza idini rye noneho nta mpungenge zikomeye cyane, uretse iza rusange, ariko atari umuntu umufata kubera yuko ari umugaragu we ngo amutoteze, amubabaze, anamutegeka gusubira mu dini yo gusenga amashusho kandi we atakiyemera. Hari ubwo n'abagore barinjiraga mu idini icyo gihe. Rimwe na rimwe ugasanga umugore yinjiye idini ari wenyine, umugabo we yanze kubyinjira. Ubundi ugasanga yari n'umupfakazi wenda akinjira idini we n'abana be bakaba abayisilamu. Ubundi ugasanga hari abana binjiye idini, ababyeyi baba bataginjiye, wenda ari abana b'imfubyi basigaranye nyina wenyine. Ubundi ugasanga base aribo bapfuye kera, ariko abana bakwinjira idini banyera baze kuginjira. Ugasanga nyine mu muryango barimo kubahatira ko basigara mu idini, ariko abana basigara mu idini nyine basubira mu idini bavuyemo, abana bakanga. Ibi byagiye biba, ugasanga noneho nabo barimo gutotezwa nabo ba nyina.
aribo babatoteza cyangwa bagerageza kubashyiraho iterabwoba rikabije kugira ngo basubire muri iyo dini abana bakananirana. Hari nk'urugero ry'umubyeyi umwe wabwiye umwana we atugomba gusubira ku dini rya basogokuru wa kwanga rwose sinzongera kurya kugeza ugarutse muri ino dini. Ndigaragambye ne kurya kugeza uzagarukira mu dini ryanjye ukagaruka mu dini ry'abasogokuru. Umuhungu rero kubera ko akwemera yari afite gukomeye cyane abwira nyina ati mawe nkubwiza ukuri nubwo waba ufite imitima igihumbi umwe ukagenda ukuvamo uwa kabiri ukavamo uwa gatatu ukavamo yose igashiramo ngo mve kuri rino dini nemeye mawe ndakubwiza ukuri ko ntashobora kurivamo. Umukecuru yabonye ukuntu umwana yemeye ukuntu afite ukwemera guhambaye gukomeye cyane aramwihorera umwana yekomereza ubuyisilamu bwe. Hari imiryango yagiye yicwa cyangwa abantu kwita icyabo bakicwa. Hari abagiye batotezwa imbere y'abantu kugira ngo n'abandi barebereho bagire ubwoba abari mu Islam babuvemo cyangwa se abatari babujyamo be kubujyamo. Hari itoteza riteye ubwoba ritandukanye mu buryo bwinshi cyane. Ndifuza ko narangiriza ahangaha uyu munsi tukaba tuzakomeza insha Allah dukomereza aho ngaho mu byo gutoteza abayisilamu wenda hamwe na hamwe tunavugiye n'imiryango n'amazina y'abantu bagiye batotezwa n'uburyo batotezwagamo maze dukomeze isomo ryacu. Murakoze cyane. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.